Sabe azi icyo bita kagambane n'ubu ngubu sabe. Sabe witonda aho uri hose, sabe witonde. Sabe aho uri hose witonde. Umuntu uvuga ko hatarutse. Urango ni karara. Ira ni ndaya inuza sabe y'imyumugisha man. Sinawe amagambo ukoresha. Ira ni ndaya sabe akaruta kandi karakamera muhire. Zizane. Ubutaha narasebye. Beretse gato impamvu ashimira urabibona rino buyowe ndaribona ngewe nturi inkubite beretse gato mbabarire mwe gutukana se cya batubuje gutukana oya ntukatukanire mu ruhamu zabaza gutukana ni bibi ariko we boss ko impaya wowe mugereranyije nk'iribuye urumva ryatangwamo umusada ruhurura zose ziri hano hepfo mazi zabuze uko bigenda zihora zijyanamo imyanda yose niza Rwamara zifata Rwamara zikamanuka na Nyabugogo wowe umeze nk'iribuye umuntu yakubakisha ruhurura kanari kandagireho fatiro ni foto ubwo ryambukiyeho rero do boss kari hano munsi birenge byanjye abisa boss kuravanga isiyaka ngo siyaka ngo ibyo nakwere ngo ngwino urebe ngo nasabe ngo nshanga ngo kugira ngo mitandukanya ngo n'ibyo yaragore ngo kaganga n'umuntu nashatse kuvuga komanyo ko wari nge mbahuza ntuzabikate nsambyembi katase komanyo ko wari nge abo bose uvuga ngo mfata umukobwa nk'umuhungu abahuza nge narabashinye narababyaye mbahuza muri rwego gusa yes reka nongere mbasubize mbifuriza gukomeza kubwa neza muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu tubagezaho kamere mu Rwanda nsuhuza abadukurikira ndetse mbabwira yuko ariho natwe dukorera suza abantu bari mu bihugu bitandukanye handi n'u Rwanda nsimbukira mu ba diaspora mbabwira ngo namwe turabazirikana kandi turabakunda cyane nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya muhana mu biganiro bitandukanye aho uyu munsi twagarukanye na Isiyaka manager ku kagofero k'umweru bino butonzo Tom American Classic yego hari faiga yego ni wari hari United States nako gashireho Isiyaka umeze neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyewe nitwa Cheketu dakina n'abana ukina n'abanyina siratandukanye mu bice bigiye bitandukanye nsibanganya inkuta nasenye nanga isa na mitima kubankurikira nguramagaye sigaye niuzi ari ni 5 meze neza ndashima Allah subhanahu wa ta'ala nyine muhwe nyine mbabazi gafuru rahim amina yego Assalamu alaikum. Twagarutse na Isiyaka manager ushize baramunyishije barambwira ngo Isiyaka uzamutugarurire twikundiye ku na Tera Story cyangwa se urya ganira none yigarukiye. Uraho neza nanone. Uraho neza ntago bakivuga. Abasingurube ntago bakivuga. Abarangurwa mu kibuno baravuga by'uduceje. Yawuzo. Twataye induba muri bya bishingwa mu karere ka Gasabo yego igasanze ubu hari abandi tuje go babanye nanone ugira gutya ati nanjye nzana ubwino kubyo Karara yatangaje ubaramanutse gakeya ugeze muri karitsiye nshaka kuvugaza kutubwira ubu tuzaniye mama wahaye Sabama atanya amata cyane icyayi tuyihera inkuru neza amuha amazi amuha icyayi haramuhururiza yego yirinda abagome n'abagambanyi yirinda babandi babona umuntu asambira ku muhanda batajya batabara yirinda babandi badatangira amakuru ku gihe yego yirinda babandi baza muri karitsiye no mu mudugudu batiyanjuje yirinda twadukundi twivuze iminwa icyarengingo bariya ubu noneho twamugarukiye ngo tuje kumukubita ruketura mukecuru ngiye gwabana banyina na base na mamukasi nawe ndi wabo nawe ndare wabo nano ndara kumugongo wasena nyina uramamagaye oya ngiye gukubitira mu cyico umuntu twa Bosco Empire Mumitira mu cyico wa mwana wari ufite ni muvuga n'abamwamamaye mumbwira ni wa mwana wari ufite kuri yitwaga ngo nimba ari motari cyacana yacacanye mu biki bitabanwa ni simukadi kabita inzoka iryo jambo uzi kwita umuntu inzoka ngo ni umuntu wese nka simukadi
ndaje nandi ndagwanyoko tugareka ku muntu utararezwe tuzi ko mama w'umuntu ari umuntu ukomeye yego tuzi ko umubyeyi wese yaba nyoko cyangwa tuzi ko umwana wese amenywa nande na nyina umubyaye urita umuntu agakecuru ni nyoko iyo uvuze agakecuru babibwiye ababyeyi bose batubye n'abakecuru vuga umukecuru uvuze ngo agakecuru ni nyoko ngo agakecuru kanjye kandekere nagakunze nkareba kandekere wa mujya baramwe gito wazagarutse koko turanamukumbuye reka twigarukire mu murenge wa Nyamirambo ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yego tubaruka mu Kiyovu twamanutse muri hafi yo kwa president hari mu Kiyovu cy'abakene attention oya hari amazu barasenye hagiye hari baravuguri hino noneho Rwamara impande y'ikigo ahari CH kantu yawe hepfo buhawe bitaro by'abasilamu. Assalamu alaikum, much respect Paul Kagame. Ku gipfunsi rabya abasilamu bagira iki ibitaro byabo bagira ibitaro bagiye n'abasilamu bitaba Imana bakabogereza hariya babakorera isuku. Umwana baravuga ati abasilamu tubaye imodoka z'ubuntu n'uri modoka kujya gushyingura imodoka zirahari yego hariya aho hafi rero no mu ngeza yahure n'isanganya arasitara benshi ngo yabutse ku gipangu reka no kwivuga muri abadukurikira none ugasinjya kwa nyoko nungu uzankuni ko ntacyo uzamarira ahubwo kora subscribe yego kandi shimira abantu bambaye hafi nkabangiye kuzuza ibihumbi 100 by'abasaba Manchester haraburi cyatari cyonyine mu cyuzuzo tugomba kuzuza uyu munsi uno munsi kiru mbihaye umugisha n'abadukurikiye hano umugisha muhire ngire gutya ndebe imihanda ubundi sinyanja muri ubu butiku urabizi ko uri imfura kabisa imfura nizagituma mama niberaho ariko nicare ndebe iby'imihanda abantu bavuga ubugambo batagaze bavuga ubugambo mene nka yambwa igiye guhigana hari inyama ipira yo sha barabibonye yavunikiyeyo ariko iriya nkatikiye Inyarwanda pana yanka ipondeze aho noneho ayo za nyama noneho zari ziri yambwa ngiye nageraga nihumuriza ese yatsikire he ese irankavunikiye he ese irankabaye baje he banagiye ese kari kuvuga uri kuvuga inka yego ngewe n'urugero ubundi ushaka kumenya urumva ahantu hari ibiryo sibyo urabona ahantu hose ari inyama imbwa ziza guhiga inyama ndabesha se ariko ngo ni ushaka bura gufata imbwa ni ushaka none ufate mu cyare mu cyahe izagishaka byo yibanga ijye hejuru bura n'igisigo nacyo uzagicunge nivira ku Mumena Inyamirambo NYC wateze akamoto n'igitsi warakennye ntabwo nakennye by the way utaneze wa mukarita ufite umutwe nk'uw'ihene cyangwa ufite umutwe umeze nk'uw'iki nawe turamuvuga baretse gato yego mba nimanukiye saa moya n'igice za mu gitondo sha bakubona video watanga ati hari Rwampara nahere kuri 40 ureba ngenda ndema mu ka video hari utwatsi narebaga hari n'itiyo narebaga ndamanuka ngeze ku bitaro by'abasilamu biranga ndakomeza hepfo gato bitamuna n'utwatsi atahaniko ariko twatsi n'abatahaniko ariko nawe igipangu cy'icyatsi kiri hirya nako cy'ubururu abatanu hano hagariho kira gipangu cy'ubururu oya ati naha cyangwa se nahangaha dukishije muri make zamuka hari wahise uzamuka bandakase bamutimbwe burakase reka mujya gucya n'urugero ari mu ndahura mitangera gutya magara uritegereza neza ongera ufata amashusho Dede yatiyo mbonye hepfo ndavuga ati wapi nagaririya niye yatimanutse ku kibambasi twatsi turacyazamuka ndavuga na ati yego Yesu wabimenye nagiye nta kamera amagaye umwana nawe wanyinishije wa mwana we buriya byo mu kiganiro wa mwana we wakinishije ceketu ariko uri inshuti yanjye niyo mpamvu ndakuvugira umuntu wakwisengura cyangwa se mukadi Imana imworohereza wabonye na wa muntu wabwiye Perezida wa Repubulika atinya kuba Perezida wa Repubulika baze ko njya mu ngabo
kubera uburyo ndeshye bahita bamuzana undi muntu amati muhagararire ture ko mutareshya ati bakomeje tube tugenda muvugiye banamuga ati ngwino bazanye kamera dushyizeho tugiye kuba tuna umuntu wo mu agent turatama ngo n'umwe nabati sister byabarana ngo nago mbizi ngari kwa umuntu numvishe ngabigane uwo ninde wenda biganira ngo n'umumama arumva ngo biganiraga ngo nawe ngo yarari muri abo batabaye umuntu ngo wagoye hano atuye aramwe ati cyagurya umanuke nuko atagurya urasanga hano hari inzobe baravugurura banije mu gipangu ndavuga ati nyihajya nitabona umumama tuziranye byenzi imyaka myinshi kuko ngiye maze imyaka 25 mu biryogo 25 yabataba mukani wowe ati yabatabaye mu rungisabe ati mu rungisabe simuzi yabatire baka video sikumwana njye akanyoreza mbwa ati man uzuko bagushyira muri video ati renga inkuru mbwire ati uno muntu se uramuzi ati uyu umustar wo muntu wamenye Rwanda afite YouTube channel irenze ifite subscribers miliyoni zirenga ati ntago muzi uyu ni wese abese nasuze amakuru ambwa ati ndayazi wamama ko ati hoya sinyanya muri ibintu bya YouTube urabizi ko Danivo baririmbye ngo yamuteye injuga arandinzi ati mbafitiye ijambo ati uyu mujama doraba danje ni danje mwana wa mama namutenze ugashira mufata banza kungoraho abana bose ngo barumiwe bivata kumunwa abandi ati ni danje ishyamba ryahiye muhira magize uti mucyacu mutenze njuga abarambwa ati kuya ngwano amakuru yose ngumbitemo wamwe narambaye iyo video wari ibya miliyoni byo turaza kubigaruka kubitama agatambaro kubitama udukweto urumva turagenda tugeza aho bita ngo kuri Freedom aho byabereye yego imvura n'umugisha kereka iguye yatiyane zarura zora zasamye zivuga ibitabaho yego zimyaho ziteretswe babyumvishe mwi umumama arangije ambwira amakuru agiye atandukanye yo mu bice bigiye bitandukanye aho dusura abagiye batandukanye abamaye inkuru nyamukuru nabati wa mumama we uravugisha ukuri ati nta musiramu ujye ubeshya ati ndagapfusha rukara aravuga ati mwana wanjye uko ngana uku nduje uku ndinze ngana uku mama ibyo uvuga nuko arambwa ati mwana wanjye ibyo mvuga nukuri ese sabe wabonye hano katereka ati cyo ni ikinyoma kiranyagisha atereka ko bavuga siko bava gusamya agataro kwara hejuru akagwara umugabo wagize gute umugabo wangwino urebe aje mu gipangu arabati cye ipangu kibonye harari igipangu gihari urabona atarangaye yego kubona kano karaka abagenzi umuntu aturukaga haruguru akagera agatsikira yaratarutse ese koko wabonye nyerera atsikira ati ntabyo nabonye wabonye iki atahanu twari turimo turatekera byo kugira ngo nabarwe kwa muganga tuyifasha n'abana bo mwirerero urumva tumwaraje ambwa ati tabuka kureba ibintu hari umuntu anyere hari yaratsikira uwo mu mama navugishe n'ukuri imbere y'Imana ibyo yarambwa ati nasaza umugabo afashe gucya akaguru atabaje no kukarambura mugiraho aho uko yamubazaga yamanuwaga ingofero kayishyira mu maso uko mubaza kamera ingofero kayishyira mu maso agiye kubona abona hepfo haje umukobwa arimo arazamuka yiyuhanya abona atanye gufata sabe ateye kumwiyegamiza babyumjije ariho andi yabazaga ora mukobwa ora mugwara ati uno ni umugabo wawe mukobwa araceceka arongera ati uno ni umugabo wawe ati ni umugabo wanjye agiye kubona abona umudemo afashe telefone arimo arahamagara ngo mubanguke agiye kumva yumva umwana amuga ati mukecuru harimo maragukamera harahepfo arebye batabona umujyama wambaye iki wambaye agapfukamunwa n'ingofero we ntabwo wabashije kumumenya we ntabwo wabashije kumumenya kuko utaziraga ibintu by'abastari bana n'aba mama b'abaryogo n'aba mama babaza ngo umuceri mwizuba bakawukwereka n'aba mama bwate ndashaka umuceri w'isami bakawugutekera nawe nababwira ati inyama nziza batetse mu gitunguru zimera gute bakabikubwira ariko nubabwira iby'iyi mihanda ngo showbiz umbaye ngo showbiz itinari gusobanurira babyushije nita ku bantu bafotoraga ajya kuba babajyama bafotoraga nibo baje
gushaka guterura nde Sabe. umugore akaba yamukiza ko mbona uno muntu ari umusirimu. Wa mugore we uyu muntu umupfaniki ayo moza kuriye amatumbwa wanyu umuje ko yikanzemo no muri video yikanzemo nyine abona ari ibintu bidafututse. Abona wa mugore burya ahamagaye abantu baje bakamera nk'abo baje gutabara, ahubwo abonye ko byanze aribo bagiye bute baramuterura bamujyana mu kimodoka. Urabona hari imodoka yitwa Sano Nat ipana nk'ingiyi hano hantu ni heza urimo kureba. Sabe baramufata urumva yego bamushyira nka hare bamuryamisha bamuhisha munsi y'ikimodoka cya gihari. Abadukuje mu kubyumva bamuhisha munsi y'ikimodoka kandi ubwo uwo mukecuru bati mujyane umuntu kwa muganga. Mujyane umuntu kwa muganga nyine bakabyirengagiza. Ngwino ndebe nabari abajyama babiri hepfo ngo hari n'abandi bakobwa batatu bahagaze. Ntago bagaragaye ko ira video ikurikirana n'umuntu turimo. Bamujyana kuri icyo kimodoka bamushyiramo nyine bashaka guhunza uburari kandi kuvuga ngo byabereye kuhava ni iminota iri kumugeza hehe ku bitaro bya Rwampara. Birangira umugore bati bano bana simbazi nimo nabona umuntu usobanutse ameze nk'umusirimu ko ari mutwara siba. Arahamagara umuntu kuri irondo muri uwo mudugudu amwereza irondo ryo kumanywa. Ahamagara mu mudugudu babonye ibintu ari danje baramutera baramutetebanya babamujyanye ku bitaro bya Rwampara. Umukecuru ahamagara umuntu bazanye ngaho wari ushinzwe kuri reception. Umuntu ugize ikibazo gutya gutya bamuzana ko tumuhe transfer yo kumujyana Nyarugenge ku bitaro mu bitaro bamujyana Nyarugenge. Uwo mukecuru amagana Nyarugenge nyajya umuntu arahageze. Mukecuru yongeye kumenya aho byarangiriye. None cyo kiganiro cyasohotse bamwerera n'umuhungu wa mwese n'abandi bantu. Yagiye kuri channel ari nomero za Sabe hamagaye mba ni Compass. Ariko natwe nyuma twajyagayo. Sabe rero umukecuru arakubwira ati ngiye umugera. Nane ko muri yanunamaga. Babandi bafataga paparazi bafata gice cyo hasi. Urumva nimba wegera umuntu gutya ubumva umufuke. Akumva umufuke w'inzoga. Ko nta muntu utanywa. Ati numvaga yasinze. Kunywa leta y'u Rwanda yatubwira ngo tunywerese. Tunywe mu rugero. Nta muntu utanywa cyo kumurokore. Nk'ubu mwanjye si. Nabanywa fanta. Amande mwenyanjye sinzima no musiranyira. Oro musiramu. Wanywa icyayi. Wabyumvishije? Yego. Sabe yinywere icupa. Urebye ahantu Sabe kayira yaramanutsemo bigaragaza ko wenda ngwino ndebe urumva ntabwo nava ko ntacyo aziranyeho na Sabe. Baragifite ko baraziranye. Bashobora kuba babivire mu biryo kuko umuhanda uva muri process ukajya hasi mu rugonga cyangwa kuri seke. Bashobora kuba babivire muri Makoko bave kurira Gatogo bakamanuka gake. Bakibuye mu kayira gake urumva wenda Sabe agasigara inyuma ngwino ndebe yamanutse yagera urumva hafi aho ngaho akaba yanyerera akagusha akaguru. Yego. Nubwo ngo Sabe ngo yaravunitse ari amavideo mureba mbe sima ntago ari Sabe. Ni ifoto ira ni Photoshop. Ira ni Photoshop muweko bamutetse mu kagani kuri ni Photoshop. Ikintu yabaye we yarakobotse. N'amaraso yavaga ngo na maraso makeya. Urumva ahubwo kibaza muhire mu nyurabwenge zacu. Sabe ntago bivanye yuko atari kumwe na ngwino ndebe. Yego. Ahubwo umwe yasize undi mu kibuga. Kuko kimara kugwanga na n'iminota 2 yashize ngwino ndebe bataraza gutabara. Kuko ko kayira karakare ko muri quartier. Ntago ari akayira kanyuramo buri wari wese. Hasha kunyama nk'abantu babiri abandi bakaza shenye iminota 10. Abaye bari aho ngaho nibo baje gutabara iki Sabe. Uwo mukobwa araza yiyegereza Sabe. Babandi baza bandi yahamagaye baje bakamera. Ikigaragara babandi ubwo bakamera nabo ngwino ndebe yahamagaye. Ngwino ndebe yahamagaye. Ariko abo bantu ntago bavuye kure. Bave mu gipangu cyaho Sabe yaguye impande yaho. Bivuga ngo uzira gipangu kibamo cameraman wande wa Sabe. Cyo gipangu ngwino ndebe yaga haza na mukuru we. Nicyo gipangu nani modoka yaparika. Harantu uzamuka mo gura ikimodoka utaparika imodoka yawe. Uko izamuyemo ibiti bya isharura. Ahandi ikimodoka giparitse cyamaze imyaka ngira ngo nk'iya Karirose.
Carlos uramuzi ndamuzi wo mu Gatenga imyaka amaze yigendeye babyubishije Eh. cyaboreye aho none indabyo zihari ni za ndabyo nazo urumva zikeneye imvura nk'ubuto yanga mu buraza yego kajyo gipangu kiyamo abantu barenze 10 kajyo gipangu Sabe yakizagamo icyo gipangu ngwino urebe yakizagamo icyo gipangu umukondo ngwino urebe yakizagamo abavuga ngo ngwino urebe ngo nimba mangatanga nimba baheshye umuntu uzi ku kadege mu karope gaba umana umanuka shaze mu gikondo no gutambuka mu rugunga wigiye hirya gato ari ahantu munsi hari amatasiyo urumva apareka mu modoka hari n'amaroge uyu manitse mu gakitsemo hagati niwo ngwino urebe aba yego ni haba kuva kwa ngwino urebe ujyaho Sabe yagira ikibazo ni iminota ingahe ni iminota 5 ku muntu urana abonye gusesengura naza basesenguze ahubwo batayisesemi basenga ibyo batazi ngo bisongo gutega moto nta motel by the way nta narogi hegereye Sabe icyo yaba yazize wera ko yaranyweye mujyane maragenda bamwe kajya imbere abana kajya inyuma urumva nuwo ngo muri ne ko yarahamagaye ashobora ko yarahamagaye abantu aziko bagiye kuza gutabara Sabe kumba abo bantu bari barwaye Sabe ari za ntumwa za nshuti turi dusangira za zindi dusangira n'indaya dusangira n'abajyamo basangira indaya n'abandi niko bimeze nawe urabizi yego ahubwo wowe muhira wagira ikibazo isaga taguhururiza ati ngwino urebe saba yagiye kwikora mu nda sha si wafashe amabuye ya radiyo agashyira sha turabazi sha ariko umuntu azagira gutya yewe nta muntu uzamfatisha reka uzanegera mu rugo iwanjye cyo negera ahantu nkunda gukinira biyari ubwo biyari uzayisiga uburozi sinkura umogi singamana igihugu nta n'ikintu na kimwe gishobora gutuma ngewe wamfatisha gutya wabyumvishe muhire ndakumva neza Sabe yazi icyo bita kagambane n'ubu ngubu Sabe witonda aho uri hose Sabe witonde Sabe aho uri hose witonde ubu sinzahuke abana yahaye umugati yahaye ibibere yasasiye yagaburiye babonye kuntu bafasha bakabatoza umurongo bana barakaye bana baje imihanda urumva kuntu kino kibuga cy'itangazamakuru twega mutagenze neza ahubwo mwaba ibitambo by'ibifi binini mwebwe muhira katuve uriya mukecuru witwa Gakecuru uwamwisa Gakecuru nagara Gakecuru kaso kitaho kanyoko mujya mumenye no kubaha sundi warigengura ukagira ibitekerezo biza wanywa inzoga zidasenye ukagira ibitekerezo biza navuga urango cyacana niwe mbwira wowe ngabasiramu ngo uriya munyamakuru cyangwa ngo amaza ngo umusiramu ngo nakara Gakecuru ndi umusiramu usona nyoko banoza shahadu isona nyoko banoza shahadu cyangwa isona nyoko barambwiriza iyo tuye mwezi Ramazani ngo funga iminsi 30 wiyime ntago ndi intungane wicuba kuko ngewe navutse mu nda ya data na mama donara shahadu sindi mu jardine ingurube zabanye nyinshi ibitekerezo bipfuye byawe abanyamakuru barabashuka mwire ngewe ibyo mvuga hano narabihagaze imbere ari ibonge nabivuga kuko ngewe umukecuru yatangaje abitangaje urebye n'urwo rukuta ariko nahaye mukora ikintu bita abanyamakuru n'abasesenguzi baje kuba batomora ngo bajya oya nibyo ariko bageze nago nza bambwa ati saniye ngavuga ati musa katanga ugere nahanga urumva ne bisesenguri none harabona abanyabazo y'umotari mbariko umotari ngo hanyuze ngatwaye motoreba ngatwaye moto gatona ngo Sabe ngaryamyaho ariko shaza content zanyu twakoze content twabeshya abantu twakoze prank dusanga ari umwanda uzabaza umwami wa prank witwaga Bagti umwami wazo Bagti sinamubwiye ikintu kimwe najya kingangura ikintu kimwe ubutakaje ubundi ribu nanga ati wa mwana n'uzongeye gutukana ngaho ajya kuzagaruka sinakugira inama kankuva mushiki wanjye yego fata ku mavuta nago atuje kandi yaratuje abavuze nabi nuza musaza twavugagaho yago nibaje bapfukama bamwe banone bagiye kuza bakuruza ururimi baza bamusembaza bakuruza ururimi bavuga ati rwose kubwinde yatunane no mpamvu rwose yago twakuvugaga nabi kandi byahere ku bifi binini bisembabazi nkubwira inkuru nziza uzi neza ko hano twicaye bahita kuri Urban Breeze
aha basabona massage body to body nazo zirahaba, location nziza urumva, abakobwa beza, parking nziza urumva, nushaka ifinishu urumva nabyo byose barabiguha urumva, za nkoko zitari zakora byose barabiguha. Sigara kuri Urban Breeze ni mu Nyakabanda. Ugeze mu Nyakabanda kuri Cafe Nyakabanda uzabona etage nziza y'umweru hepfo yanditseho ngo Urban Breeze, bagufitiye serivisi zitandukanye zirimo nka sauna na massage ndetse na steam. Ikindi bagufitiye na promotion muri iyi minsi idasanzwe, aho ushobora gutanga amafaranga angana n'ibihukorerwa sauna na steam ukwezi kose n'andi mafaranga baguciye. Nimero ya telefone yabo ushobora kubahamagara uhageze ni 07 kanyirebe neza nababeshya 07 hagere bazaguha serivisi nziza kandi bazagukoraho ryake. Nawe ndagutumiye nawe uzaze umunsi umwe. Simaje kurya ifinisho. Nawe uzaze nkotesha umunsi umwe. Twikomereza. Dafite hano hoja hapa na hatarutse man. Ariko ntabwo yatarutse. Nimuke ntabwo yatarutse, yaranyereye man, yaranyereye yicarira ukuguru man. Yego. Uzana wahataruka ngaho umuntu uvuga ko hatarutse. Urango ni karara. Ira ni ndama inuza sabe y'umugisha man. Sinaho amagambo ukoresha. Ira ni ndaya sabe akaruta kandi karakamera muhire. Mu kiganiro nakoye kuri channel navuze. Navuze na kuntu wafata umusambi. Abazungu kamera mazamurejo. Na kuntu wafata umusambi. Abazungu bava mu bihugu byo hanze. Bakaza gusura visit Rwanda. Tuzi ko imisambi yabaga mu bipango urumva ugira itandukanye byasubijwe muri pariki. Yego. N'izindi nyamaswa. Ntabwo wafata umusambi urumva gugeranye na cya kintu kigenda gutya. Guje tashano no kureba hejuru gutya. Bino ndeye ni umusambi rero. Dukomeze. Akaruta kandi karakamera. Isari n'ishyano ryatumye gaye nica bere. Akaruta kandi karakamera. Wemeye ko karara ari wo muntu wavuze ngo urumva bira bintu byabere Rwamara. Ese video yayihawe nande? Yahawe muri bamwe muri babandi baje bafotora mask. Kuki baje gutana umuntu wambaye mask? Nindi gize bati mask baje bambaye. Kujya muri komaye ko mujye muvuga ibintu. Kuki baje kumutabara bambaye mask? Jya kuri kara ka video rero ko atayo mujye mwambaye mask n'ingofero udacha kwigaragaza. Kandi koko mujya musesengura mudaciye ku ruhande. Ngo umuntu ajya kuguda ufaranga ugiye kuvuga ubusa cyangwa umunyamakuru ngo boss nshime. Twakorera aba boss benshi nakiza bado bamwe batwirukanye na nimerekiza baduhaye kandi twarabahaye views twaragaburiye base n'abanyana n'abanyirakuno banyirakuruza batwirukana nk'imbwa. Reka nsuze big man yose shut up maniga nagusuhuje bro bazimitsina nakubuze ariko ndagusuhuje. Nawe ni umutigisi. Wa big man n'umwana mwiza man. Umutigisi w'ino mihanda kabisa. Umutigisi mihanda n'umwana mwiza man. N'umwana uturanye n'imisambi yaje gusubiza. Bwira rero miliyoni babahaye kunuzingana nanjye ngeho. Sha. Amarama. Zanizo miliyoni babahaye. Reka ngumubwire. Zizane. Ubutaha narasebye. Baretse gato. Impamvu ashimira uraribona rino buyo. Ndaribona ngewe. Nuri inkubite. Baretse gato. Mbabarire. Mwe gutukana si icyaha batubuje gutukana. Oya ntukatukanire mu ruhamu uzabaza. Cya gutukana ni bibi. Ariko we boss ko impaye. Mugereranyije nk'iribuye urumva ryatangwa mu musada. Ruhurura zose ziri hano hepfo mazi zabuze uko bigenda zihora zijyanamo imyanda yose. Niza Rwamara zifata Rwamara zikamanuka na Nyabugogo. Wowe umeze nk'iribuye. Umuntu yakubakisha ruhurura. Kanari kandagireho. Fatiro ni foto. Ubwo ryambukiyeho rero. Boss kari hano musi birenge byanjye. Yavuze ngo nahaye miliyoni. Sabe simuzi nani kaya deso mu biryo yangurira. Wabyumvishije? Yego. Uriya kita magic. Muzi mu biryo gukoresha imodoka gutyo. Urimo urabyumva? Bara bose uragiye avuga. Nta numwe nzi. Mu Rwanda ntago ruswa yeme ahubwo reka ngo leta y'u Rwanda igukurikirana. Ikubazanira ruswa yatangiye miliyoni 2. Akibazo ufite miliyoni 2 hano ngashanga abanakera. Nihi na kuntu nabuze kamera nziza sha.
amashusho yacu murabona neza fresh murabona nyene yaye Mark 4 cyangwa Mark 5 Mark 5 ntago yaso bakire banje baba mama bezo muri Amerika muri muzo order limit iyo nuzuye muri kuri screen yanjye ko ntago kiba kuri rese kubera ko abanzi banje bananiye ni batuza boss ko uramukandagiye ndambukanya barongo ngusanga imuhanga uwo mutwe maze nk'igifusi cyanjye nayo menye meze nkaho urya amamesa kandi amamesa agezweho yavaga hakurya barazibye urumva reka ugira inama jya ufata ikara ku menye yawe nurangiza ushaka uburoso wibose ucire kuko ntukagende ku byo twakoze ngo uzuvuge inkuru zitarizo urasesengura ibyo bahigi bagiye guhiga uzi kujya guhiga umuntu akaza gufata umuhigo wawe kagakaye n'agakaramu ikibazo buretse gatoya Bosco yaza avuga ngo uriya mukecuru wahaye miliyoni 2 ngo barebe Isiaka ngo murara Nyamirambo ibyo urakoye uko ndi umurara wa Nyamirambo ibyo byo nibyo ati genda urumva uhiga uriya mukecuru urumvishe mukoye ikiganiro gishaka gusebya ngo inurebe yego babyujije leta y'u Rwanda ikoresha miliyoni 2 zatanzwe zivuga ngo sango nuzango Sabe yatanze ngo nanuza aratiya kabe n'akabatumana bacita ngo imodoka y'Inyamirambo ngo vigo ngo bagenderagamo ngo ibiki uzabyerekane neza ruswa mu Rwanda n'ikisana cyo twarayici tubonye n'ahantu batanga ruswa ni ugutunga urutoki tubonye n'umwanzi w'igihugu ni ugutunga urutoki Bosco Empire wifata umwana w'Inyamirambo ngo mugereranye n'Igitarama bundi n'ubufu bw'Igitarama basa ubundi se buraryo ubufu bw'Igitarama asigaje bwa kinaze urenze wabo hari baracyabaho se babukura hese bari kwihagazeho kabisa Bosco yamanga Isiaka ngo Isiaka ngo ibyo nankore ngo inurebe ngo nasabe ngo nsanga ngo kugira ngo mitandukanya ngo ngibyo yaragore ngo kaganga n'umuntu nashatse kuvuga komenye ko wari nge mbahuza ntuzabikate nsambyembi katase komenye ko wari nge abo bose uvuga ngo mfata umukobwa nk'umuhungu abahuza nge narabashinye narababyaye mbahuza muri rwego se bahuza gute se barumva leta bamango nahuje umuntu n'undi ngo mashingira ngo batageje imyaka ye ahubwo bakagira amahirwe n'uzahuza abantu bakabyara hungu nakobwa bakarera u Rwanda bakabyara ingabo z'u Rwanda bakabyara umuntu uzarwanya haduye ziri hakurya yongi bakazabyara babana bajyaye Boderegado Sudani amajyepfo bakajyayo babyumvishije bakajya kurinda umutekano bayagurinda umutekano bagakorera igihugu bagakora amaboko umufuka woraza ubanga umuntu ahuze aho kujya ugira amahirwe umuntu ahuze umuntu none worangira ngo nsamenya ngo abagore ngo badafaka Bosco reka nkubwire ni wonye nza gusanga imuhanga kandi murabizi ko murabizi ko racyo ni Imana n'inzara urumva kandi ngatinya kuba nakorera igihugu cyanjye nabi oya nibyo ngatinya kuba nagumura abantu Bosco ngo zamucunge wasanga ari muri babandi nuza gasuka ajya avuga nyamara ibintu uvuga wowe urasesengwe wabanje gushinyagura dore imbogo ngari muri prank arigendera abarapfuga ugaruko ushinyagura n'abare n'umuryango we sibyo uvuga ibi ariko kuki abantu nkabariye mana ese gize umusesenguzi urapata igikayita cya filimi gikiri ibintu noneho cyarajya gikina filimi ngo ajyanuka ngo hejuru ngo ku kibambasi ngo ni sabuguye bundi ibintu birya bari ibintu bireshya nk'iri bintu ibyo bintu bitanatekereza nawe niyekiremo hano wese umuteretse nese Isiya rwose tubwiza ukuri noneho tugiye mu makuru y'ibanga umuntu wageze kuri tele muhi sinambaye neza oya wambaye neza kabisa atumara fukamye n'amaguru yanjye yombi Fukamye n'amaguru yanjye yombi upfukamye ngewe naragiye ndihigira paka ngo ngira ahantu Sabe yagoye ntawe nabwiye yuko Sabe urumva nabonye hano ku kibambasi sibyo nishakiye nkuri umuntu watabaye bwa mbere arambwira tumwaramo ati ngo niro muntu unyerera akagwahariye umuntu ugize gute unyerera akagwahariye umumaro kintu yakoze yagiye gutabara yabuze noneho urumva yabonaga abantu baje ngo banze gutabara umumama arangije ahamagara n'inzego z'umutekano kugira ngo munabara abanyerondo baraza kamera yacu tuyigaragaza tugere muri uriya mudugudu tubazanye niba bataratabaye niba batarahamagaje
tujye ku bitaro bya Rwamaraso tubabaze Nyarugenge tubabaze se hari icyo nziranye na wari wamara no kuri canoye genda umuranyamirambo wimenyera aba bajinga shatu ubundi babahaye amata nibo basize amavuta yo ni imirengwe mana muhire jye uvugisha ukuri mana muhire jye uvugisha twababaje ino mihanda twagabare wese ntago ubwashye mu kiganiro sinabubwiye abantu na zino zamvuma zirwa zivuga singiye bazifata kakati injira mani sinabivuye muri cya kiganiro nibigize se ngabasesenguza ngo nibakorwaho ni hari umunyamakuru sisigaye gukora kuri Grit Hotel wicaraga naka agashaka abana banye batarya ariko bararya bameze neza baraniga heza bameze nanjye meze neza bro Imana irebera imbwa irakora waravuga ngo bamuha amafaranga tijera kabendera usibye kuma muzi mu biryogo duhura nka mushiki wanjye umusiramu mugenzi wanjye ni nicarana nawe uwo kitabane ngo ngiye ngo kubera ko ngo bakunze ko ndi umurara bro ariko baragusebejeho nawe hana barambabaje man none siwe nazo ngo nerekane man ibintu byabaye byari kugenda byakugera bite man sabe n'umugabo ngiye ndavugira umugabo mugenzi we kandi avuga inkuru nabwiwe kandi n'uwari kandi yabivuze ati ngiye imyaka maze kugira ingana n'ucyo sinzi kubeshya ngendo umusiramu afite tureka n'ubusiramu sibyo ati ngenda yishizemo kugira ngo abantu babone yuko ari ngewe man uriya mukecuru uriya katumite uriya mukecuru mama wacu nyogokuru wacu man uzi ibipangura mu mafite no mukire kuma miliyoni 2 ni wameshana niwo gufata gatonyanga uriya mukecuru afite umwana urumva uri mu nzego zo hejuru kure urumva wambwa ati mama icara aho ngaho ndakurera uzari n'upfa wabyumvije wowe ngo wahaye miliyoni 2 iyo ruswa bazayerekane Bosco ndakwiyamye Bosco kabuno kwifi ndakwiyamye n'ikindi gihe wamvuzeho cyane yo birazamuka urukiko rwisumye rwa Nyarugenge uvuga amagambo ruraza rukemura urubanza rurarangira sibyo nyuma yaho tuzana rocket cyo kiganiro gifite abantu 35 babyumvisha muhiri abo bantu rero mane bavuga inkuru batazi muri mbwira njye abana birirwa bavuga ubugambo nyange meze ngabo nabahiga bakancika wabahiga kandi bamwe basindira za bahabuzi abandi bagasinano za hano za ganayiti umva kuntu banaciriritse urumva abandi bakajya muri bwa sha njye mbazana mani bro abanywa za mitsinyi mugatsinda mukibogera yawo duhuze hamwe mani duhurize hamwe aba batumirwa baba abanyamakuru abakameramani bavuye kuri kamera baba abanyamakuru abakozi bo mu rugo badutekera neza bara none ari umugore nawe reka mukubitire ahababaza ubundi biganiro mwa abanyamakuru mwe mwakoze amakosa kuza batumiga mukabishyura rero no mudemo makoraga kuri yacana ikorerwa na mushiki wacu ari umwana mwize ko nawe nabonye yahinduye isura hindura n'izina uwo mugore wakoye ku cyamakuru cyitwa Urugendo kanyivugeho nimba uraye utwa Jennifer yarajya ngo mukecuru ngo baze ngo kiracyayi gashanga ngo wangu umuntu ngo akomeretse ngo kiracyayi ngo akiza ngo kubera icyayi gitumwe nande ngaho ngo mukecuru ngo ribu ni mukurikire ngo wasanga bafasha ari amashusho sha nawe ujya hano bibaza ngo ni mushaka ngo gutwara inkuru ngo banza ngo mukecuru ngo mukoreshe ngo bwake zo muvuge ngo guzanyishura ngaye nimba mubishyura icaro ziba mangaye nimba nibifi binini byaragafasha baraza bakavugira abantu yagakavugira abantu bagakira Sabera kazana abagore hari abakiriza bagakira abo umwami amata bamwimye amavuta aje imana muhira ngubu urumva kandi Catherine tangiye huta wumva ibintu Bosco yavuze urumva hako Bosco yakubabaje pe nagara bwa mbere mbabaje man nagara bwa mbere amaje kandi akavuga inkuru adahagazeho ubuse yavuga ngo kuri ngengo nuramu Petri witwa Kaganga urumva gibya Kaganga na kanaka urumva mana muhire iriya nkuru yavugaga arayizi neza yatangira yizi neza ahubwo ajya baza abantu bari kuri no mihanda urumva Betse zombi abantu bari kuri no mihanda ajya babaza yumve ngo Isaka ni muntu ki yamari iki abatumirwa ahubwo yatumye abatumirwa muri kino gihe urumva batagira gute ndayikora batagira gute
kanangira hano gatoya batagihabwa n'agaciro. bageze mu kiganiro cyabo hanyuma bari kumubasanga mu baje kuza gufata video. Sinzi impamvu wenda kiro kibazo baje kuza kukibaza kubera ko byaho kiro kiganiro mbere yuko kiba habayeho inama. Kiro kibazo wabaje uyu mumama nicyo cyaje kuza kuba n'ikibazo gihambaye cyane kubera ko n'uyu munyamakuru ntabwo agomba kuza kubaza ikibazo nk'iki ngiki. Urabaza ngo umuntu ubona muri video ngo niwe bafashe muri video ndetse no kimbere gato hanga ni umugabo y'abagamba ikaze kuri Bosco Empire by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe harimo bita ngo Isiaka manager ndetse n'umumama bita ngo ni Murekatete Fauzia uyu nguyu ngo akabazwi ku izina rya Maîtresse. Twihagara mwumve neza cyane mu by'ukuri abantu benshi cyane batagarutseho mu buryo bumwe. Abenshi bakavuga ngo uyu mumama mu by'ukuri bamwishyuye kugira ngo aze kuza wenda kuba yavugira mu Rungi Sabe, ndetse abandi bakavuga ngo uyu mumama ngo ashobora kuza kuba avugisha ukuri. Ariyo mpamvu navuze ngo nze kuza gufata umwanya nk'uko benshi cyane bagiye bansanga ni box bakankubita amarinki y'iki kiganiro cyane kuri YouTube channel ntabwo nari nyizi. Hanyuma nyine ndagenda nyumva, ariyo mpamvu navuze ngo nze kuza kubasesengurira hanyuma tuze kuza kureba niba koko uyu mukecuru ashobora kuza kuba yishyuwa amafaranga menshi cyane kugira ngo aze kuza kuba yabeshya abanyarwanda, ariko ntabwo byaza kuza gukunda gufata abantu barenga amamiliyoni ngo uze kuza kumwita Isiaka manager ni muntu ki, kubera yuko imico ye kuri social media biri kujya gusa n'iby'umurungi Sabe. Amahirwe wenda Isiaka manager wenda twagize nuko wenda taje kuza kuzamuka cyane, na wundi yaza kuza kuzamuka nawe akagira igikundo nk'icya Murungi Sabe, n'ubundi yari gukora nk'ibya Murungi Sabe agira gute akora. Nibo guhereze wenda urugero rwa hafi rw'ibyo yakora iyo bita Kaganga, agafata umukobwa ngo yasambanyaga yarangiza akamumukingira mu buryo bwa planka, n'ubundi ngo baza kuza no kubana bikarangira. Turekera ngo muri bamwumvishije amwumvise ngiyo nza kugirwa amahirwe ibihumbi ijana by'abasabu mbura gato ngo nkabakara mabera mukaso ni wabishyizeho ibyo bihumbi ijana. Fata stade Amahoro twubakira umusakuni ngana uyikube kabiri umva ibyo bihumbi n'ibihumbi ngo noneho ngo ngiye ngo ibiganiro ngo nkora ngo birebwa n'abantu ngo 900. Yego beza niyo babicumi beza nabawe sibyo si abantu se ni inyamaswa. Hari inyamaswa rero yakora kuri subscribe gutya wari wabona na Marejo zikagasimba kabaga karimo muri wese cyangwa kari kakara subscribe se abantu babaga kana n'abantu fasha hasi bro ko nzagukubita noneho icyo bita cya gisasu cyave mu Burusiya cyakubise muri Ukraine. yego yazamutse kizava Nyarugenge yenzafora umuheto mite nk'ukubitira mu ifi twikomereze Imana ibagire neza muyire gusamani. Icyo ngukunda muyire nuko nta bigaro ujyamo witumira n'abantu bagasesengura buri wese kavuga ibye. we muntu agomba kuvuga nese uko afite uruvugiro rwe. Dufite amacana natwe dufite aho kuvugira. Tugana ku musozo cya kugira ngo uce amazimwe cyangwa se ugaragaza ukuri kw'ibihari, ndetse n'uyu munsi n'abantu bareke gukomeza kwitwa cyangwa se kwitwaramo inkomyi Sabe bavuga yuko ngo aho yara sinza amatitire nsigaye mbona muri iyi minsi ngatinya no kurana ibiganiro cyangwa nkabona na kintu kirimo ngo hoteli ngo yarayemo ngo bazanye manager wayo ngo sinzi ngo yikanze Randi Road ngo asibuka igipangu ngo yagize ute. Nshaka kugira ngo uce amazimwe nino nkuru tuye tunayisoreza na rwose tujye no kwivuga tuzagaruka no kubindi. Mani kigaragara Sabe hari hafi ahantu yaguye na hoteli hari. Yego na hoteli hari ntabwo twahita hoteli. Mani ubu Sabe nuwe kujya muri lodge ya 5 wapi yani nuka mudukari tw'indazo muri hoteli nara hakurya ari za Gikondo mani ara zambura butura nako rero kujya neza. Sabe urumva uri bukasama ngo bamufatira ahantu mudaga ngo kugira ngo umugabo ngo bamwinire ngo mureke ngo bavaye muri metanga namusigira ngo nyamira muri hoteli bamufatemo. Ubusaza menagaza muri kwe bamwe basiye bajya kuri renze bakajya kwishirira tujya duhurirayo, bamwe mukavara mukagira merano hafi ya Feruje ari ahantu bitsimba munsi mu migino ukuntu bamanuka muri kave baze bakazamuka tubareba natwe buretse ibi bintu bihari rero mane nta mana. Sabe umuntu wamubonye hariya ni Mutwara Sibo ni Rodo ryamubonye hariya ni wundi mu mamaro wandora mu bintu by'icyatsi urumva yikwije bigera hano hanze niwe muntu wamubonye n'abandi bantu babiri. Abo twibaza ngo kuki Sabe yafashwe akagwishwa inyuma y'imodoka. Erega Sabe we buri wese wamubazaga nagwa ashaka kuvuga niwibaza ngo kubera icyo atashakaga kuvuga hari impamvu se, kubera icyo akagofero yagakiraga mu maso hari impamvu se. Yego sibyo buri Sabari wose aba yambaye ingofero. Ibyo byose byabaye rero Sabe yarabati izina ryanjye rirarangiye
usa nubwo nawe ko ngo wagiye hanze yagiye hanze se wamujyanye hanze n'abanyamakuru mwereka mbabwiza ukuri shimire ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'uramuvana kwa kuri BNBFM mu mwezi wagiriye muvandimwe Yago mvuga ati iturize nyuma yaho bakajya bamugenda akituriza mureke Sabe kuko nago muzaba nkawe nago muzagira amakamera nkaye nago muzagira amatara nkaye ubu se ubu wakifata ukigeranya n'umujyama witwa Peter nyiri Borabora Western umujyi wa Kigali nago muhuye none se tuno YouTube channel nanye nihereyo turahonga ninde ho press conference ziba n'umukuru w'igihugu urumva nano ari ibirori by'abaminisitiri n'abadepite ninde mwamo wone ujya atari Sabe ninde muntu uhabwa frequency na Radio Rwanda Sabe nago yari live nago biba bihari ari imbaraga zo gukora muvana ko muvuga mukore neza bro mukore neza ngo ngubu uri yanuzura mujyamo witwa ura Bosco ntago mutumaye gutara inkuru ngagire gute ngahita ko naho itarire ahubwo no kuvuga isaka yavuze gute mu kigali kingiki amahirwe agira ko atava mu rugo abayicaye n'aga telefone ke urabona ari tarape y'aga telefone shiramo gutya reba akaye Imana izafashe ubone kamera sibyo wowe nugera ku mihanda nugera ku mihanda y'igushaka inkuru uzabunyemeje wigenda ku byo navuze ngo uze ubisesengura kuko yagize uzasesengura ibyo navuze usanga atarebyo usanga nka cyagisiga kinini kitobayinde abadukurikiye mwese rero arabajya muri commentaire mugatukana mukomeze mutukane ko murebe ikiganiro kirangira yaba mwese mware bagikigana mutukana kikarangira yego mugatukana ko nutukana se ndaburara nunuka se ndapfa nunuka se menere bari abana bangero yishyura shimira wa mukecuru waciye amazimwe kandi breaking news nanya makuru angezeho nuko mutazanye kumubona mu itangazamakuru inde ura mukecuru oya bura amazina yo gucima karika baraciye kuko ura mukecuru ibyo yarashinzwe mama we ibyo warushinzwe warabikemuye amafaranga bagushinza nimba warayiriye nakazi usa yarariye ninge akereka bwo ninge Sabe wayamuhaye ya nivumbura umuhigo ngewe nivumbura umuhigo nyihera makuru mwese mugenda kubigarana nakoze ntazajye mucya muri tamuneza muzambabarira nawemereye gushyira ishusho yanjye mu bigana ari muhire we ntari bida ari big man ntari birye ariko nawe ndi muntu wemeye kumfata ngiye gisura cyane naharaniye ngiye yango ubone ni n'ubu buganga ngiye duzanye ngira ubuganga tuze ngira ubuganga ana amavuta umufana nyire bati cekati ngenda kwikundira Dimitri shimira baba muri leta zunze za Amerika shimira umumama nsuje cyane uri hose maximum respect warakoze cyane mubyeyi we kandi cyagoza ku mutima shimire umudamu wanjye utita ku bantu bavuga ubugamba ngavuye ngo shere wanye ngo bakubuze shimira umuhungu wanjye w'imfura babenye by'imihanda kabano muri imihanda bafite ibintu by'ubugamba budashira nanagusuza rose ku ishuri uzanze n'amanota meza kandi uzakomeza utera intambwe murafite abahungu babiri b'imanga nabo baramba ati papa wanjye tuzarwanira igihugu zabatoza gukunda igihugu no kubana gipfira yego Yesu baba bataradupfiriye bamwe na bamwe tukaba twicanga twatwararimbutse twaragiye yego tugire ku musore marakintu badatwikomera Isya wakoze cyane buriya nawe ubabwije ukuri nk'umuntu ageze kuri tele umuntu wabonye buri kimwe cyose gishoboka kandi wabwiye n'amakuru menshi ikiza nuko twakwifuriza muri Sabe kugira ngo arware yoroherwe icyo tumubone mu kazi buri umuntu amaze iminsi 3 baradakora ntago aba yirwaje agiye kumara hafi mani by'umwe bibiri ntago aba yirwaje none tunanenge karabo nk'ubukabo k'Imana ngo muravuga ibiki karabo k'Imana betero nyemprenge mwumva ibinavuze karabo k'Imana mureke namwe nahite muzana bikate mureke ntago hanaye tuyigereranya yabawe Isya rero wakoze kandi turagushimiye nanjye ndabashimiye muyere nonye nzagaruka mujye muri commentaire urumva mutwandikire ibyo twakoze kosa mutunenge ibyo mubona dukwiye kuvugurura mugire gute mutubwire byiza dukorera mwebwe mudahari mutaturebye nago twabasha kujya gute nago twasha gukora ariko abanyamakuru cyo nasorezaho abamfuresa bamwe bitandukanye aho muri hose mukore inkuru nyamukuru muzane ngo
CHK abarwayi babuze ababagemurira dukore fundraising urumva hari imiryango yabuze aho kurara gutya na gutya urumva nanihanganisha ahantu mvuye mu kanya rwose umumama ubana n'ubumuga yagize ikibazo cy'akaguru ndetse nguva n'umufasha ujye umenya ko uwufasha yafashwe yego dusoreza murakoze cyane